ndabasinyira bajyana urupapuro ko mbisiganye nayo nsigarana umuzigo wanjye natumije. Ibyo byakorewe kuri murandasi. Imana ishimwe. Rero izo mbuga zikeneye abantu biteguye kuzubaka, kandi tunabwira abakunzi badukurikiye ko ni byiza ko iterambere rizadushyikira mu bikorwa byacu bya buri munsi. Hari umuntu utazi ko aramutse afunguye website cyangwa se urubuga rwo kuri murandasi agashyira ibicuruzwa bye, yaba ari hari undi muryango w'amafaranga afunguye kurenza kwa kundi yinjizaga. Ande natazi ko buriya ushobora gufungura website ibtc-e-learning.com. Iyo nayo ni website yubatswe n'abanyeshuri baciye iwacu. Ni nayo iriho amasomo yose ushobora kwigiraho online, mu masomo yose twigisha yaba gufotora, yaba gukamera, uko editing amavideo, gukora ibyapa, ibyo byose biba bishoboka. Hari n'abandi bashobora gukoresha gukora ubucuruzi binyuze kuri website. Uranyunganiye cyane. Nuva none ahisi igeze, dukeneye kumenya ngo eske ubucuruzi bwacu twabukora gute. Ntabwo ibicuruzwa by'umuntu bigomba kuba biri kuri ofisi y'i Kigali gusa, ahubwo hari n'ibyo bita e-commerce. E-commerce ni ubucuruzi nyine bukorewe kuri murandasi. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa ibtc-e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri ibtc-e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Urugendo tujya mu ijuru, dukomeza urugendo twiga gufotora, twiga gufata amashusho, twiga kuyeditinga. Ndagira ngo mbabwire ko ntari njyenyine muri studio. Reka mwarimu turamutse. Murakoze cyane Sam ndetse n'abakunzi ba Life Radio, turabashimiye cyane. Imana guha umugisha. Ni bagiye kubwira Solange ngaba ari ukwakira. Solange agira umushyitsi. Twamwakiriye mu izina rya Yesu. Twamwakiriye mu izina rya Yesu. Ikaza ararihora nano kuri Life Radio. Ariko burya umushakire niyo fanta ayisome, umushakire na kofi, umushakire iyo kofi, hari n'amazi. Iryo cupa harya ryanditseho Dove Hotel, n'amazi yo muri Dove Hotel amwafutse. Mana ibaho umugisha Sora. N'abakunzi ba Life Radio bifuriza umugisha. Ego bagubwe neza, bahisemo neza rwose gushyira urushinge rwabo kuri 96 FM radio y'Itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADP. Twishimiye kubana nabo. Reka mwarimu turamutse, ariko mu kuturamutsa atubwira ese uvuye he? Yego, murakoze cyane. Hani mu rugo, ntago ndi umushyitsi, nsanzwe n'umusangwa. Nitwa Daniel Byiringiro ku bantu bankurikiye bwa mbere. Duturutse mu kigo cyitwa IBTC Film and Design School cyangwa se Innovation Business Technology College. Ni ishuri ryigisha amasomo y'imyuga y'igihe gito, mu gihe rwose cy'ukwezi umuntu aba asoje kwiga iwacu kandi atangiye gukorera amafaranga hanze bitewe n'umwuga ahisemo. Twigisha imyuga irimo gufotora uko mwari mutanyemo bivuga, irimo gukamera, irimo gukora ibyapa, kweditinga amafoto, ubwo no gutunganya amafoto twafotoye, irimo gukora amavideo, kuyobora amashusho yo kuri televiziyo. Donc ni byinshi kandi ibyo byose ngira ngo dusanzwe tubizi kuko twarabivuze tutabivuga, natwe tukabivuga. Ahubwo uyu munsi utuzaniye isomo ri tugira ni department iri yitwa web design.
web design ni ukubaka imbuga nkoranyambaga ariko mu buryo burambuye bigahita bijya kuri icyo bita cyo bita website. Twari tuvuze ku isomo rindi twigisha ryo kubaka website iri muri ya myuga igezweho ariko tutarasobanukirwa turi benshi. Website ni urubuga rwo kuri murandasi. Ishobora kuba ari ikinyamakuru kuno twuma ngo wa ukasura ikigo runaka, ishobora kuba ari website y'ikigo runaka, ishobora kuba ari website y'umuntu ku giti cye, ishobora kuba ari website nk'uwitorero, ariko nanone ya business yawe. Iyo tugeze kuri web design cyangwa se website, tuhita ibindi biro cyangwa se indi office ya business runaka cyangwa se y'akazi k'umuntu runaka nyuma yuko akinza atashye. Murabizi dukora nko kugeza nka 2:00 ama office menshi abakinze, ariko 28 ku yandi bihinduka 28 ku yandi kubera ko ufite website. Sam hari gihe mbona nka 6:00 z'ijoro umuntu yandikiye nandimo nsura website yanyu ya IBTC mbona mwigisha ibi nibi, ariko twa twakinze kuri office aho dukora twa twakinze, ariko website akabagize gute aradusura tubona. Rero uburyo washyira wakora urubuga wamamaza ibikorwa byawe barukora gute? Ndabwira abantu batwumva cyane nk'abantu bari mu bintu by'ikoranabuhanga, ni ngombwa kwiga kubaka website ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Muri IBTC rero ibyo bintu usibye gufotora, usibye gukamera, harantu babyiga nk'abantu bize SOD. Tuvuge nk'abari gukora stage, abanyeshuri biga multimedia cyangwa se na software engineering, ibyo bita SOD, baza gukora ama stage wacu bubaka website. Rero ni umugano mwiza umuntu byo bita gukodinga ushaka kwiga website muri IBTC ni karibu, kandi bigira amafaranga, bifite isoko. Bifite isoko. Urakoze. Hari n'ishuri bigira kuri murandasi? Yego, ni ukuvuga ko ibyo imyuga yacu yose wundi twayivuze ko iba no kuri internet. Natwe nimba twisha website tuma ko dufite website abantu bigiraho. Rero uciye kuri y3ibtc_e-learning.com, iyo nayo ni website yubatswe n'abanyeshuri baciye iwacu. Ni nayo iriho amasomo yose ushobora kwigiraho online. Mu masomo yose twisha yaba gufotora, yaba gukamera, uko editing ama video, gukora ibyapa, ibyo byose biba bishoboka. Hari n'abandi bashobora gukora ubucuruzi binyuze kuri website. Uranyunganiye cyane. Nova none ahise igeze dukeneye kumenya ngo eske ubucuruzi bwacu twabukora gute. Ntabwo ibicuruzwa by'umuntu bigomba kuba biri kuri office y'i Kigali gusa, ahubwo hari n'ibyo bita e-commerce. E-commerce ni ubucuruzi nyine bukoreye kuri murandasi. Ngiye nkoze wenda nk'urukweto, nkoze nk'inkweto ndazipostinze nzishyize ku rubuga runaka. Ncuruza wenda ibiribwa mbishyize ku rubuga runaka, uransura ushime wodaringe tubikoherereza. Ni ibyo rwose ni iterambere, kandi niho igihugu kigana. Iyo tuvuga ngo igihugu gifite internet nziza, tuba tugamije ko n'iryo terambere turibyaza umusaruro. Abantu benshi bakiriye kubera gucuruza kuri murandasi, kugurira kuri murandasi. Rero aho isoko riri kugana, aho u Rwanda ruri kwinjira mu iterambere rikomeye cyane, ari aho abacuruzi bari kuyoboka murandasi, bazakenera abantu bazubaka izo e-commerce platform cyangwa se izo mbuga zo gucururizaho zo kuri murandasi. Nibyo twigisha rero muri IBTC. Birumvikana. Reka tubaze Solange. Solange nawe ngira ngo umenyereye ibintu byo hanze hanga by'ikoranabuhanga. Hari umuntu ushobora kwicara hano muri Kigali agakora commande y'ibicuruzwa runaka iri ya Shanghai. Shanghai. Akoresheje murandasi, akoresheje website, hanyuma akishyura akoresheje website. No, bakabyohereza bakurikije ibiri kuri website, address iri kuri website bikamugeraho cyane rwose. Nibyo biri gukora ahubwo cyane muri iki gihe, kubera ko ikoranabuhanga buriya ryoroheje ibintu byinshi. Niyo mpamvu nanjye nashishikariza abantu rwose kugana IBTC kugira ngo basobanukirwe uburyo ki bamenya gushinga izo mbuga zibahuza n'abakiriya kugira ngo bamamaze n'ibikorwa byabo. Reka mwarimu Dani adusobanurire kandi umutekano bawizewe rwose. Naba ndahangaha ku Gisozi, uwo mwanya nkareba imodoka iri Dubai, n'urugero iri Dubai, nkahita nyikorera
nyitumiza kuri murandasi yangeraho gute? N'ubundi duca mu byo bita World Web Wide, nuva ni wa eshatu tugira, niyo istandinze nyine ihuza isi yose mu buryo bwa murandasi. Haraba ama platform atandukanye yubatswe n'abanyarwanda, natwe dufite n'abantu baciye iwacu muri IBTC bize website bazubaka. None icyo ukora we baba barakubwiye iyo site, tuvuge wenda Dove Hotel ifite nk'ibicuruzwa runaka, nako nayira yigira kuco ku booking hotel hanga nabyo biri ba website yabo urodaringa rero. None ari nk'ibicuruzwa biri hanze nko bambwiye ngo imodoka bo bakora ibyo bita urodaringa ukishyura, bagakora ibyo bita shipping rero shipping ushyiraho ibicuruzwa amafaranga azatuma byikora. shipping wayumvise faranja arayizi ndabizi arega nembaza gutya ndikubariza abakunzi ba Life Radio baguteza amatwi, ariko urihangana mu kanya tubaha ijambo bahamagare nano bibarize kuko rumviye inkuru iri somo leta y'amatwi ni ryiza cyane. None uko iyo shipping rero ni nka cya kiguzi kirenze kuri cya gicuruzwa uguze, bo bakazabikuzanira mu ndege cyangwa se mu bwato rwose. Ejo bundi ngenda tanga ubuhamya, hari ibintu banyohereje mu Mumbai, ni mu Buhinde, byangezeho baje bayoboza ofisi yacu nyine dukorera muri IBTC kanaka araza ndabasinyira bajyana urupapuro ko mbisiganye nayo nsigarana umuzigo wanyene natumije. Ibyo byakore kuri murandasi. Imana ishimwe. Rero izo mbuga zikeneye abantu biteguye kuzubaka, kandi tunabwira abakunzi badukurikiye ko ni byiza ko iterambere rizadushyikira mu bikorwa byacu bya buri munsi. Hari umuntu utazi ko aramutse afunguye website cyangwa se urubuga rwo kuri murandasi agashyira ibicuruzwa bye, yaba ari hari undi muryango w'amafaranga afunguye kurenza kwa kundi yinjizaga. Ane natazi ko buriya ushobora gufungura website ukigisha, kandi umuntu ugiye kwiga iryo somo akagira ate akishyura. Nimba uzi guteka, ikintu cyose uzi wahamagara, nimba uzi gucuranga, nimba uzi kuririmba, tunabwiye ko n'amakorari ni byiza ko muba mufite website zanyu. Yego. Umuntu nasura itabona ya mafoto y'abaririmbyi bose. Urabizi muri studio yaragiye bajya kurima batese nje ko nibonyemo ko ntagaragayemo, ariko ni byiza ko amakorari afite platform ya website, akaba afite YouTube channel bareberaho indirimbo zabo, akaba afite ama social media, nubwo butumwa bukamara. Kuko murandasi Samu abantu benshi bayishinza ko ibintu byinshi hamamazwa ibintu bibi, kandi murumva ko nimba ari platform ihuza isi yose, Satani nawe akaba ashaka kwangiza abantu bayize umwanzazanwa no kwica, kwiba no kurimbura, azabikoresha. Ni byiza ko twe tubikoresha ibyiza. Azabikoresha. Ariko impamvu abikoresha ndayizi, nkuko twanze gushyiraho ibyiza. Twanze gushyiraho ibyiza. C'est ça. Rero ni igihe cyo gukanguka. Nge nakwifuza ko buri korari nako byananshimisha bya biryoshye buri kweka bafite website yayo. Wakwihanganye tugatanga nimero za telefone n'ubutumwa bugufi, hanyuma tugakomeza tukaganira, ariko bari gushipinga. Yego, ni kuri 0725692228 no kuri 0792950291. Yego, ari wo murongo baduhamagaraho. Hanyuma hari wa Fredero. Hello. Turabumva. Mumeze mute? Na mahoro namwe. Natwe tura. Nitwa Gadi, abandi merereye gasanze. Yego Gadi. Ndikumva mufite ibintu byiza cyane. Yego. Ko bifasha n'abantu batashoboye kugera n'aho bagera bagakoresha imbuga nkoranyambaga. Bafasha cyane. Mwakenera kwiga cyangwa mukaduha umunyeshuri? Ntimwakenera kwiga cyangwa mukaduha umunyeshuri ushobora kwiga imwe mu myuga yacu, yaba gufotora cyangwa se no kubaka website ko twabivugaga? Ngiye kwiga byarananiye. Oya. Yewe wowe kwiga byananiye, gana IBTC. Yego. Bakwereka uko uzabimenya. Kubera ko ninya nyine byitwa
amafaranga ko umuntu yaba yishyura amafaranga menshi cyane arenze urugero. Oya aba ari make cyane, biri mu kinyarwanda udufaranga duke. Muragenda ku cyiciro mukavugana. Wowe ufate nimero zacu tugiye kuzitanga mu kanya umwuga wose. Ubuse gukanika moto byakunanira koko ga cyangwa gufotora? Murakoze cyane nshuti mukunzi. Ego uyu nguyu ati muraho, ni ambasaderi Labani Ndera, ndi kubumva cyane. Ikoranabuhanga ubu birashoboka kuko nkanjye mbereka inkweto nziza nshaka bakayimvanira i Bugande ikangeraho vuba. Kampala n'Amasuba abayodarinze yakoresha website cyangwa se na Mirembe Road bikaza bikamugera ahantu hose. Allo mwiriwe neza? Mwiriwe neza muraho? Yego n'amahoro. Bana ambasaderi Labani Ndera. Yego. Ubwo ikoranabuhanga rero nanjye buri ikiza. Yego. Ubu jewe iyo nshatse inkweto ko mwavuze kuntu bya website ora koherereza umuntu mu Bugande nka bati ndashaka inkweto ihagaze 2020 nkayimwereka. Akambira ati nyuma y'iminsi 3 cyangwa se nyuma y'icyumweru izabikugezeho. Nkayishyura nibereye hano Indera ariho nibereye. Yego. Azajya kubona nka nyuma y'icyumweru arayinzaniye. Yego. Urumva ko ikoranabuhanga ryakorohereje. Uwo muvandimwe arimo aravuga ngo arimo arashishikariza abantu kwiga gufotora n'ibintu byo gukoresha ama website n'izindi mbuga. Iyo urikoresheje neza atari bya bintu byo kugira ngo urikoreshe mu nyungu zitari nziza, ushobora no gutumizaho ibicuruzwa wibereye mu Rwanda ukaboherereza ibyo ushaka ukishyura, rikaguha amafaranga warikoresheje neza. Jewe waruvuze ngo bakohereza umunyeshuri kugira ngo yige. Yeweho n'ubundi nsanga ndi ambasaderi n'ubundi ngomba gushishikariza abandi bakiga. Yego. Urakoze cyane Imana igumugisha. Nanjye rwose nka Labani nkagenda nkora. Soreza aho ngaho Labani turagushimiye amasaha yagiye wihangane. Solange nawe agubwe neza. Agubwe neza Solange rwose. Allo. Mwiriwe neza? Muraho neza? Yego nshuti yacu. Ndasuhuza Samuel na Solange naho mutumirwa. Amakuru yanyu nshuti ya Yesu. Ni meza cyane. Mbese witwa nde? Niyonsaba. Irindi? Niyonsaba. Christophe urahagana he? Hano Nyacyonga. Nyacyonga. Ego bayizi we. Nyacyonga haba website. Nge ntabyo nayo ninjira ahubwo icyo nashaka kubaza umutumirwa. Yego. Nk'umuntu ushaka gukora transport ku bintu bigendanye na moto. Yego. Website yamufashe. Uramutse uri nk'umumotari. Yanjye bayizi we kubiseka ngenda baza umutumirwa namwe mbabaza mwe. Yego. Ntabwo ari ukubiseka ahubwo wakize byarangiye. We asanzwe ari umumotari. Nyine yakize byarangiye ubwo yageze muri website. We dore tuvuge nk'urugero. Ushobora gushinga urubuga rwa website rwitwa nka Christophe wenda order cyangwa se Christophe bikugereho. Wowe abantu bakazajya bodaringa bagashyira ibicuruzwa wenda kuri website no ukabibajyanira ukabibashyira. So ujya ubona se n'izindi moto zijyana ibicuruzwa n'amakampani yandi tutavuze aha ngaha ajyana ibicuruzwa. Ndabizi no byo kodaringa wenda ukoresheje. Rwose nkawe rwose wayitukira ukajya uderivaringa rwose. Murakoze cyane Imana iguha umugisha. Nukuza muri IBTC ukabyiga ukwezi kumwe ubu bimenye. Ariko buriya nabyo bisaba ukwezi kumwe. Yego bisaba ukwezi kumwe kandi ikindi samu navuga nubwo tuvuga kubyigisha naho abantu twanabibakorera ku bintu byose twigisha turandukira tukanabyikorera. Twanazubaka turanazubaka. Murakoze cyane. Mbega twakire telefone nka zingahe? Telefone nkeya maze ubundi
abakunzi ba IBTC ntabwo rega ntabwo ushobora gushira amatsiko utari wahigerera. Bazaza rwose. Bazaza. Allo mwiriwe neza. Yego. Nitwaye Claudette. Yego Claudette. Twagira ngo tubabaze nyine nk'umurende utarize yajya kwiga gufotora nyine bikamukundira. Yarize nyine yagarukiye muri primaire. Yego. Arakoze cyane Claudette. Abo bantu ubwo nibo dushaka. Kuko IBTC yaje kugira ngo dufashe n'aba bantu bumva ko ibyo bintu bidashoboka. Kuko amasomo ari mu Kinyarwanda. Gufotora ni ugufotora nyine. Kukubwira ngo bakanda hano baba bafotora, kugira ngo bagabanya urumuri gutya, kukubwira ngo bashyiramo batiri gutya, baringaniza urumuri gutya bakarwongera, nibyo byakunanira. Amasomo yacu ntabwo isaba ko umuntu yarize, waba warize waba utarize, gufotora wabyiga ukabimenya cyangwa se no kweditinga amafoto. Samu nagwaye ubuhamya bw'abanyeshuri twakiriye akaza atazi no gufata suri ni yambeba yo kuri computer. Noneho akayifata yicuritse atazi n'akanda. Ariko bavuye muri IBTC bakora amafoto neza ari abahanga. Hari bagiye gukora amastage ku binyamakuru bikomeye hanga mu gihugu. Kandi bagenda babona akazi. Rero Claudette tumumaze impungenge mu kanya turazi tumuhe nimero wabyiga ukabishobora rwose. Ahubwo nimero wazitanga vuba. Nahita yandika 0784 16 58 47 0784 16 58 47. Uyu nguyu ati muraho neza Solange na Samu, uwo mutumirwa nawe twamuhaye ikaze, turabakurikiye cyane. Igicumbi ni nkunda bagenzi, ndabasuhuje. Ikoranabuhanga ni ryiza kandi ryorohereza abantu mu ngendo mu kanya nk'ako guhumbya. Ibyo ukeneye bikaba bikugezeho pe. Murakoze cyane. Ndakananeho rero dushimira abakunzi ba Life Radio. Urabona ko ntago abantu bahita ko bashira amatsiko. Cyari twemereye kuzagaruka hari. Kugaruka ko nzagaruka kuko twiyemeje ko imyuga yacu ubundi dufite slogan ivuga ngo learn live your career. Nukuvuga iga hanyuma ugira umwuga uzakubeshaho kandi uzaguteza imbere. Rero twifuza ko ubuzima bwacu bwahinduka tuniga kuko ntago wajya gukora ikintu utakize. Rero umuntu ushaka kwiga gufotora, niba ushaka kwiga gufata ama video, yaba video z'ubukwe, ibirori bitandukanye, amafilme bigezweho, indirimbo, nimba ushaka kweditinga amafoto neza, gukora ibyapa, umuntu nkurikirana ahagaze atareba hari icyapa, icyo cyapa wakwiga kugikora mu gihe cy'ukwezi. Rero ni karibu no kubaka website nkuko twabivugaga. Iterambere rigiye kuza cyane, abantu benshi bagiye bamaza ibicuruzwa byabo online. Murabizi twavuze ngo hari umuntu wa posting akavuga ngo ko utunze smartphone biragutunze. Telefone yawe ugomba kwibyaza umusaruro, wanayigiraho bigashoboka twarabivuze. Urakoze cyane, reka duhinira ha. Yego. Solange nawe twemerere duhinira ha. Maze ubundi uzagaruke vuba. Niba tuzakomeza n'iri somo, niba kwari byinshi cyane ra. Wenda ikintu Dani twamusana no kongera kuturangira neza no kongera kuduha nimero. Murakoze. Ishuri ni IBTC. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 106. Ariko nimero y'ishuri batubonaho ku ibyo bisobanuro birambuye b'imyuga yo kwiga gufotora cyangwa se no gukamera nko twabivugaga, baraduhamagara kuri 0784 16 58 47 iri no kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora. Suko kandi ubundi nakubwiye nibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC
uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitihise ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira hangaha hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.